Shalom muvandimwe, nkomeje gushimira mwebwe mukomeje gukurikira ibikorwa byacu kandi nshimiye abantu dukomeje gufatanya. Ndavuga Sadiki Alex wo mu Bufaransa, ndavuga Tesi Angelique wo muri Suwede, ndavuga Ines wo kwa Tesi wo muri Suwede, ndavuga Yves wo muri Belgique, ndavuga Ingabire wo muri Hollande, ndavuga Isaac wo muri mu Bufaransa n'abandi dukomeje gukorana umurimo w'Imana, cyane cyane abantu bari kuri la groupe ya Bible Study twakoze. Muvandimwe, hano hariho QR code, iyo QR code uri kubona aho hantu uze kwisikaninga kujyana direct kuri groupe twakoze ya Bible Study. Kini muvandimwe, ngwino dukorane umurimo w'Imana, ngwino dufatanye mu gusakaza ubutumwa bw'Imana, niba ufite impano yo kwigisha, niba ufite impano yo kuririmba, niba ufite impano yo ufite yose muvandimwe yafasha abagenzi mu gukomera muri aka gakiza, ngwino uyikoresha. Wayikoresha hano kuri YouTube, wayikoresha muri groupe twakoze, wayikoresha kuri Zoom dusengeraho, wayikoresha ahantu hatandukanye muvandimwe kugira ngo twiyubake dukomere mu gakiza. Iki nicyo gihe muvandimwe dufite, dufite muvandimwe cyo gukora umurimo w'Imana. Dufite amatorero dusengeramo, nange iri n'itorero ryanjye nsengeramo, ariko ntibikubuze kuza kwifatanya natwe mu gukora umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana dukora ntabwo tuwukora nk'ababuze amatorero, ahubwo tuwukora kugira ngo natwe dufate itafari rimwe dufite turishyire ku nzu, twubake umurimo w'Imana. Itafari ryawe, itafari ryanjye, itafari rya mugenzi wawe, yose tuyahuze hamwe twubake inzu y'Imana. Niyo mpamvu kugira muvandimwe ngo iyo QR code uri kubona dukwisikaninge, nurangiza uze wifatanye natwe muri la groupe twakoze. Muvandimwe, turi mu bihe bigoye kandi biteye ubwoba. Isi yugarijwe n'intambara, aho abantu bari gupfa iburyo n'ibumoso. Abazi aho isi iri buno, abazi ibyabaye ibyumweru nka bingahe bishize, bazi yuko isi yari ahantu hatari heza. Benshi bafite n'ubwoba yuko hagiye kuba intambara y'isi ya gatatu, bitewe n'intambara iri kubera hagati ya Irani na Israel. Amerika ishaka kubyinjiramo, byari biteye ubwoba. Amerika ishaka kubyinjiramo, Uburusiya ishaka kwinjiramo, Ubushinwa bushaka byose biteye ubwoba. Turi mu bihe bigoye, ibihe biteye ubwoba, aho abantu bari gupfa. Isi yuzuye umubabaro n'umuborogo, yuzuye umubabaro n'umuborogo w'ababyeyi bapfushije abana babo, abagore bapfushije abagabo babo, abagabo bapfushije abagore babo, abana babuze ababyeyi babo. Isi n'umuborogo gusa, guhera muri Congo, guhera muri 1996, mu Burusiya guhera muri 2014, muri Iran guhera imyaka ibihumbi bishize. Intambara zigenda zisubiramo buri gihe. Bigaragara ko nta mahoro muvandimwe agaragara muri iyi si. Ikindi, nubwo amahoro ahari, ariko ni amahoro y'umutekano. Abantu baricaye baratekanye, ariko ntabwo bafite amahoro, kuko Loni yaguha umutekano. Niyo mpamvu ngo bacunga umutekano, ko ntacunga amahoro, kuko amahoro ntihabwa n'Uwiteka, ahabwa n'Imana. Ntafite umutekano. Turi muri Finland, nta kibazo dufite kigaragara, ariko nta mahoro mfite, nta bwishimo mfite. Benshi ariko bameze muvandimwe, benshi bari muri ibi bihugu bya Europe, bari mu Buraya, bari muri Australia, bari muri Amerika, bavuye mu makambi ahantu bari bafite ibibazo bigoye kubera inzara, kubera ibintu bitandukanye, bazi ngo bagiye kubona amahoro. Babonye umutekano, ariko ntabwo babonye amahoro. Ko amahoro muvandimwe, amahoro nari mu mutima. Umutekano ni ikintu cy'inyuma. Waryamye, wasinziriye, waba ugiye kurya, ufite umutekano. Hari umutekano wa ekonomi, hari umutekano wa sekirite, hari umutekano w'imikwiga, byose n'ibyo bintu n'umutekano. Ariko amahoro muvandimwe n'Imana yatanga. Isi ibuze amahoro, isi ibuze amahoro. Biteye agahinda muvandimwe kubona umuntu apfa, biteye agahinda muvandimwe kubona umwana
ababyeyi be, abana batoya imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, abana imyaka 10 n'ingahe, 20 zingahe bapfa, umuryango ukazima bitewe n'intambara. Muvandimwe, ikibabaje nuko abahanga b'isi, abahanga bareba ibya filosofi, abahanga bareba ibya histoire, ibihe nacukumbuzi mu bijyanye n'iby'ubwenge, bavuga yuko isi aho iri ni ahantu hateye ubwoba. Ikindi baravuga ngo ntabwo ari ahantu hateye ubwoba gusa, ngo ahubwo ni itangiriro. Ahantu turi buno ngo ni itangiriro ry'ibintu bikomeye bigiye kuzaza. Kandi abasoma amateka, abareba na histoire, abareba n'ibimenyetso by'ibihe, bigaragara yuko muvandimwe ahantu turi ni mu mayira abiri. Isi iri ahantu igomba guhitamo inzira icamo, inzira igomba guhitamo ihisemo inzira mbi. Muri iki gihe turimo habamo gupfa kw'abantu benshi cyane. Umwaka 1945 habaye ikintu kibabaje cyatunguye isi. Icyo gihe hari intambara y'isi ya kabiri, Amerika yari kurwana n'Ubudage. Icyo gihe cyari igihe cya Hitler, abantu bararwana. Icyo gihe igihugu cyafashaga abajerumani cyangwa cyafashaga Hitler cyari Ubuyapani. Umunsi umwe abantu baryamye, hari intambara kuko tubona intambara zikuba, nk'uko twabonye ukuntu Amerika yagiye itera muri Iran. Abantu bari baryamye bazi ko nyine bya bindi amazi ni yayandi, habaye gushotorana, habaye kuvuga nabi, habaye gutukana, habaye kurasana, habaye gupfa, nyine ibintu nyine birumvikana, ni bya bindi nyine. Abantu mu kubyuka basanga ngo Amerika ngo yateye ikibombe cya nucleaire kisha abantu, cyagiye kirimbura ibintu bihari, abantu barapfa ibihumbi n'ibihumbi. Kubera iyo impact ibintu bakoze icyo gihe, kugeza na n'ubu aho hantu babiteye, abana bavukana ubumuga bitewe n'ubumara bw'ibyo bintu bateye muri icyo gihugu cy'Ubuyapani. Muvandimwe, isi ahantu ihagaze nidafata imyanzuro myiza ngo ihitemo amahoro, nudafata umwanya ngo usengere abayobozi bawe ngo bahitemo amahoro, cyane cyane turi muri Finland, ngo musengere abayobozi banyu bafata imyanzuro ituvana turi ahantu habi, bitewe n'uko twegeranye n'ibihugu, habaye intambara ikomeye, habaye kurwana, habaye gushotora bitewe n'igihugu turimo, abantu bapfa ni twebwe. Ko twebwe twegeranye n'igihugu cyari kurwana mu ntambara ikomeye. Bisobanuye ko habaye intambara iba muri iki gihe, igihugu cya Finland cyaba ari igihugu abantu barwanira. Kandi abantu bapfa muvandimwe ni twebwe n'abari muri iki gihugu. Bisobanuye ko muvandimwe ufata umwanya usengere abayobozi bawe, cyane abantu bari muri Finland, mubigire ikintu mukora buri gihe, mubigire akamenyero mu gusengera abayobozi banyu. Kuko nutabikora muvandimwe, hakaza ikibazo muri iki gihugu, si twebwe gusa ngo ni intambara z'abazungu, ngo ni intambara zabo. Aho uri, igihugu turimo, ndetse gisengera ngo Imana izane impinduka, Imana izane amahoro, igendere mu bayobozi bacu, bagire ubwenge cyangwa bagire gushishoza mu gufata imyanzuro mizima ituvana mu ntambara tujyana mu mahoro. Ngewe nawe tuzaba victime. Muvandimwe, nk'umuntu cyane ngo tuganire ku mperuka. Iri ni ijambo nigishije mu itorero rya Hamerina, ariko ni ijambo nshaka ngo tuganireho uyu munsi. Nigishije mu Gifinga, ariko nigisha mu Kinyarwanda. Muvandimwe, ngira nawe uryumve. Bitewe n'igihe turimo muvandimwe, abakristo dufite umukoro ukomeye wo kwereka ahantu abantu bahungira. Muvandimwe nkunda, igihe kiregereje, wabyanga wabikunda, igihe kiregereje, ubwo iherezo rya byose rizasohora, rigiye gusohora. Ubwo isanzure, ndavuga universe, amaplanete, ubwo iyi si turimo, ubwo ibintu byose byaremwe, harimo abantu, harimo inyamaswa, harimo ikintu icyo ari cyo cyose cyaremwe, byashyirwaho iherezo. Igihe muvandimwe kirageze, ubwo iherezo rigiye gusohora. Hari igihe muvandimwe bari kwibwira muri aka kanya ngo dore seti, uje kudutera ubwoba.
Gusa hari intambara y'isi ya mbere se siyavuyeho, hari intambara ya kabiri, hari intambara zitandukanye, twavukiye no mu ntambara, ujya dutera urwango isi irarangiye, bari wabiseka utabiseka. Isi igihe kigiye kugera, igihe kiregereje, ubwo izashyirwaho iherezo. Wabyanga wabikunda muvandimwe, ubuzima bwacu nk'abantu tugaragariza sekere y'ikintu cyose cyaremwe. Ikintu cyose cyaremwe gifite itangiriro kandi gifite n'iherezo. Igihe turimo muvandimwe ngo ni nk'ibise, hagiye kuvuka igihe gitandukanye n'igihe turimo. N'ibise bitugaragariza igihe kirangira ry'ibihe turimo. Tugiye kwigira mu bihe bitandukanye, abantu nk'ibi bitandukanye n'ibyo bacu bari barimo. Tugiye kwigira mu bihe bitandukanye n'ibyo twari turimo. Muvandimwe, isi iri guhinduka mu maso yacu tuyibona. Isi iri guhinduka, ukabona politiki yari iriho imaze imyaka 100 ihindutse mu masegonda, uri kubibona. Cyane abantu basoma amateka barabibona, bakabona ahantu Amerika yari iri naho iri kujya, bakabona ahantu Uburusiya bwari naho buri kujya, bakabona aho Ubushinwa buri naho buri kujya. Kandi muvandimwe, wabyanga babikunda, Bibiliya ibintu yabivuzeho mu gitabo cya Daniel, bavuga kuri Iran, bavuga kuri Persia, kwa Peresi. Ibyo byose ni amateka cyangwa ni ibintu bitagaragariza aho isi iri n'amateka yayo nawe iri kuga. Bisobanura ko muvandimwe, ndakubwira yuko wabyanga wabikunda, wabiseka utabiseka, bavuga ngo barabitubwiye ngo isigiye kurangira ngo ni nk'umukino. So umukino muvandimwe, wabyanga wabikunda, isi igihe kizagera ubwo hazashyirwaho iherezo ry'amateka, hazaza akadomo. Uyu munsi muvandimwe cyangwa tuganira kuri iri jambo, kandi Imana ifasha kugira ngo uryumve. Turaganira ko ku mperuka. Subira muvandimwe, ntuseke. Hari igihe wabifata nk'ahari imikino, ariko ntabwo ari imikino. Uri kwibwira ngo ni bya bintu bavuga ngo batera abantu, ni bya bintu abantu bavuga batera abantu ubwoba, ariko si byo nshuti. Wabyanga wabikunda, igihe kirageze, igihe kiregereje, ubwo isi n'amateka yayo azashyirwaho akadomo. Nguhaye warning, nguhaye ndakuburiye umunsi kugira ngo muvandimwe witegure, kugira ngo witegure. Wabyanga wabikunda muvandimwe, ugomba guhitamo mbere y'uko isi irangira. Ikindi muvandimwe kakubwire, iri tangazo cyangwa kukubwira uyu munsi, wabyanga wabikunda isi izakurangiriyeho. Hari imperuka ebyiri. Imperuka ya mbere ni imperuka y'isi yose, twese duhuriyeho, aho umuntu wese uhari, abantu bose bazaba bariho icyo gihe. Isi, amateka yayo, abaperezida bayo, amacountry yose atandukanye, ibihugu byose bitandukanye, amakontinent yose atandukanye, amaplaneta atandukanye, hazaza akadomo. Ariko hari n'imperuka ya kabiri, ni imperuka ya personnel. Kandi imperuka ya personnel yaba ari uyu munsi, yaba ari ejo. Ariko ndabwira muvandimwe, wabyanga wabikunda, uko ugenda utera intambwe ugenda mu myaka, wuzuye imyaka 20, 23, 25, ugenda wegereye umunsi w'imperuka ubuzima bwawe. Hitamo uyu munsi, hitamo uyu munsi muvandimwe. Hajya bavuga ngo ndacyafite igihe, ngo mu gihe cya Nowa ngo abantu baragiye ngo bagera gute, barashingiranwaga, bararyaga, barishimaga, bakoraga fete, barishimaga, bakora ibirori bikomeye, ngo ariko ntibarazi ko umwuzure ugiye kuza. Mu gihe cya Sodoma na Gomora abantu barashingiranwaga, barameze neza. Abazi Sodoma na Gomora, ngo ahantu yari n'ukuntu heraga, ngo bayigereranya ngo na Edeni ya kera. Ariko ngo mu gihe byari bimeze neza, abantu bari bishimye, ngo haje kurimbuka gukomeye. Bibiliya irongera ikatubwira ngo mu gihe bazaba bavuga ngo amahoro amahoro amahoro, ngo hazaza gupfa, hazaza iri kurimbuka gukomeye. Itegure muvandimwe, simvuze ngo kurimbuka kuraje ngo kuje ejo, simvuze ngo kurimbuka kuzazanwa ngo bitewe n'izi ntambara turi kubona. Byanze bikunda muvandimwe, ibihe turimo, n'abasoma amateka neza bakareba aho ahagana, n'abasoma amateka bakareba aho agana, bakareba disalignment
bakareba gushyira hamwe kw'ibihugu bimwe na bimwe cyangwa kurekana kwabyo, gutandukana kwabyo, gushyira hamwe n'ibindi bihugu, bitugaragariza igihe turimo yuko kigize ute, hari itandukano rigiye kuba mu bihe bigize ute, bigiye kuza. Isi ihagaze mu nzira ebyiri, aho igiye guhitamo amahoro cyangwa igiye guhitamo iki, igiye guhitamo intambara. Muvandimwe, igihe kiregereje ubwo hazumvikana ijwi rirangurura riti ukiranirwa agumye akiranirwe, wanduye mu mutima we agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye agize ute, yezwe. Igihe kirageze muvandimwe, igihe kiregereje muvandimwe, aho ijwi rizavuga ngo ukomeze kose guma ukomeze, ukomeze kose guma ukomeze, niba wanduye ugumye wandure, niba ukiranutse guma ukiranuke, ibyo ukora n'ibyo birarangiye muvandimwe, haje akadomo. Icyo gihe muvandimwe, uwo uzaba uri we wese, waba ari ngewe wese tubabwirije imbere yanyu, yaba ari abapasiteri, yaba ari abayobozi, yaba ari wowe uri kundeba, uwo uzaba uri wese, pozisiyo uzaba waragize yose ntacyo izamara ngo ihindure akazoza kawe kazaba kagiye kubaho nyuma y'ako kadomo. Icyo gihe muvandimwe, ibitabo bizabumburwa, hazavuga amazina ya buri muntu wese, hazavuga ngo Seti, hazavuga ngo Sadiki, hazavuga ngo Ingabire, hazavuga ngo Karisa, hazavuga ngo bavuge muvandimwe nawe izina ryawe, nibarangiza bavuge ngo bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'ubuzima bwawe wanyuzemo, bitewe n'uko wabayeho ubuzima bwawe, ukwiriye ibi bintu. Biratubwira ngo ndaje vuba, muzaniye buri muntu wese ingororano zihwanye n'iki n'ibyo yakoze. Ndaje vuba ngo nzanye ingororano zihwanye n'ibyo umuntu yagize ute, yakoze. Muvandimwe, isuzume uyu munsi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo igihe kizagera ubwo imperuka izaba igeze, ubwo uyu munsi uzaba ugeze, ngo uzaba ari umunsi uteye ubwoba, muvandimwe. Kuko abantu baje nk'izi video, abantu babwiye ijambo ry'Imana azavuga ngo uzi ko byandi bavugaga byari byo, uzi ko byandi bavugaga byari byo, uzi ko yamagambo Seti yavuze wa munsi yariyo, ngo bazabona uwo munsi uje, ngo barebe hejuru babone Yesu ari kubareba, ngo ariko bareba ikijisho. Iryo jisho ngo rizaba rivuga ngo ntacyo ntakoze ku buzima bwawe ngo wanze kugira ute, wanze guhinduka. Muvandimwe, uyu ni umunsi Yesu aguhaye, isuzume muvandimwe ko uyu ni umunsi Yesu aguhaye kugira ngo uhinduke, uhitemo inzira nshya. Twavuze ngo isi ihagaze mu nzira ebyiri, ariko muvandimwe nawe uhagaze mu nzira ebyiri. Uhagaze mu nzira ugomba guhitamo gukurikira Yesu cyangwa gukurikira isi. Isi ihagaze mu nzira ebyiri yo guhitamo amahoro cyangwa guhitamo intambara. Uhagaze mu nzira ebyiri yo guhitamo Yesu cyangwa guhitamo iki? Guhitamo isi. Ngo benshi kuri uwo munsi ngo bazavuga ngo kubera kubona Yesu abareba rya jisho, ribacira urubanza ngo ntacyo ntakoze ku buzima bwawe ariko wanze guhinduka. Ngo bagire imisozi, ngo imisozi we nimutugweho, ngo nimudutwikire umujinya w'uriya mugabo uri hariya hejuru. Imisozi igira ute, ibangire. Muvandimwe, ni wowe ubwirwa uyu munsi, ijambo riratubwira ngo ndaza vuba, nzazana ibihwanye, ingororano zihwanye n'uko umuntu yabayeho. Muvandimwe, wabesha Seti nababesha, ariko ntizabesha uwo munsi. Nta kimenyero kizaba kiriho. Waba uri umwana wa perezida, waba uri umwana w'umupasiteri, waba papa wawe yarigishaga kuko abantu bagafashwa, waba warigishaga ubw'abantu bagafashwa, uwo munsi byose bizashirwa ahagaragara, ubuzima bwawe buzagucira urubanza. Muvandimwe, hari ikintu kibabaje, ngo hari benshi ngo bazareba ubuzima bwabo, ngo buzaza imbere yabo nka picture, ni nka filime izaza. Abona avuka, abona ababyeyi bamufashe mu maboko, abona ababyeyi bamufashe mu maboko, abona ababyeyi bamwita izina, bavuga ngo uzitwa Seti, bavuga ngo uzitwa runaka, abona abaye igitambambuga, abona abaye umwana uri gukambakamba,
abona abaye umwana uri kugenda yize kugenda, abona abaye umwana uri muri materineri, abona abaye umwana uri muri pirimeri, abona abaye umwana w'umutineja, umwana uri muri segonderi utangiye kwimenya, abona abaye umwana w'agasore gatoya, abone abaye umugabo, abone abaye umugore, abone muvandimwe ngo abone ubuzima bwe bwose, agenda abone bwose, agenda abona akantu kose yagiye akora, na ka kandi muvandimwe ko yahishe ababyeyi be, na ka kandi yahishe umugore we, na ka kandi yahishe abana be, ngo azakabona kaza imbere ye ngo abure aho akwirwa, avuge ngo byawe ngo bya bindi Imana yarabibonaga, abone yagiye gusambana, abone yicaye kuri telefone ari kureba porunogarafi, abone yicaye abone nijoro yagiye kuri wa mukobwa, abone nijoro yagiye gusambana, abone bwa bundi yagiye kunywa inzoga na za nshuti ze, narangiza abwire Yesu ntacyo utakoze. Mvana ikindi ngo azajya abona abantu bagiye bamubwira ngo mvandimwe ibintu ukwa ntabwo ari byo, abona abantu baje akamubwira ijambo ry'Imana akubwira ngo egera Yesu, byose ngo azabibona uwo munsi, ngo namara kubibona abwire Yesu, avuga ngo Yesu ntacyo utakoze, wagaragaje kunkiza nawe ko nagize ute, nanze kukumva. Ngo uwo muntu ubwe niwe uzifatira umwanzuro avuge ngo njyewe ndebye ubuzima bwanjye, ndebye ibyo nakoze, ndebye ukuntu Yesu yanyihanganiye, ngo nkwiririmbukira. Ni wowe ubwirwa uyu munsi muvandimwe, wabyanga wabikunda uwo munsi uzaza. Muvandimwe twebwe twizera yuko twaremwe, igihe kizagera muvandimwe uhagarara imbere y'umuremyi wawe usobanura ibyo wakoze, uwakawuntinge ku byo wakoze, nk'uko umuntu ahabwa inshingano na kampani, igihe kikagaragaza ko akawuntinga ibyo yakoze, niba yarakoze cyangwa niba yakoze nabi, nawe igihe kimwe uzahagarara imbere y'umuremyi wawe akubwire ngo bya bindi wakoraga byari ibiki. Ese muvandimwe uzisobanura ibiki? Uzisobanura iki muvandimwe? Ngo dore ndaza vuba ngo mpe buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Niba warakoze byiza, niba wakoze ibibi, niba warakoze ibyiza, niba warakoze ibibi, byose bizivugira. Muvane mu munsi, ni umunsi Imana iguhaye kugira ngo wisuzume. Ni umunsi Imana iguhaye kugira ngo ugire ute, wisuzume. Mbega agahinda, mbega umubabaro, mbega amarira kuri bariya abantu bazaba bageze kuri wa munsi, ariko bagasanga batari kuri lisi ajya mu ijuru. Mbega agahinda, mbega umubabaro, mbega amarira kuba njye wese naricaye imbere yanyu uyu munsi nkabigisha ijambo ry'Imana, ariko wa munsi bamara kuvuga amazina siti ngasanga ntari kuri lisite. Muvandimwe, uyu munsi ni uhawe, ngo dore uyu munsi niwo munsi wo gukirizwamo, ntabwo ari ejo muvandimwe, ejo ntabwo uhazi. Navuze ngo hari imperuka ebyiri, imperuka ya mbere niyo duhuriyeho twese, ni iherezo ry'isi, ni iherezo ry'amateka, ariko imperuka ya kabiri muvandimwe ni imperuka yawe, ni imperuka yanjye ya personnel muvandimwe. Ntabwo uzi igihe, ntabwo uzi isaha, yaba umunsi yaba ejo, ariko izagira ute, izaba. Ndagusaba kugira ngo wisuzume uyu munsi, isuzume urebe niba uhagaze ahantu hazima, isuzume urebe niba uhagaze mu nzira, niba kugendera mu nzira ikwiriye. Ngo hari inzira ebyiri muvandimwe, hari amarembo abiri, hari amarembo afunganye, hari irembo rifunganye, hari irembo rigari. Ngo irembo rigari harimo abantu benshi, harimo inshuti zabo muvandimwe. Niba bakubwira ngo tugende kunywa za nzoga,
nibakubwira ngo tugende muri bya bintu tujye kureba ba bantu, nibakubwira ngo nta myaka 100 katwirira ubuzima, nibakubwira ngo tubigerageze nta kibazo, nta muntu uri kukureba, kugira ngo ntugakabye, niyo mpamvu ukabya gukizwa. Nange ndakijijwe nizera Yesu, ariko se nawe urakabya cyane. Iyo niyo nzira barimo muvandimwe, ngo ariko hari n'inzira, icyamuye umunsi ukinjira muri iyo nzira, ukamuye umunsi ukinjira muri iryo rembo, ngo ni inzira ifunganye, ni inzira ifunganye. Iyo nzira muvandimwe ntabwo yoroshe, ni inzira yo kwigomwa, ni inzira yo kuvuga ngo ntinzanywa inzoga, ni inzira yo kuvuga ngo sinzasambana, ni inzira yo kuvuga ngo sinzareba urukozasoni, ni inzira yo kuvuga ngo nzahama kuri Yesu Kristo nubwo bizaba bigayitse mu maso y'abandi bantu. Uyu munsi hitamo inzira ya kabiri, hitamo inzira ifunganye, hitamo kubabazwa, hitamo gutakaza inshuti kugira ngo ubone iherezo ryiza. Ngo iyo nzira nini, ngo ni inzira yuzuyemo ibyishimo, ni inzira yuzuyemo kugubwa neza, ni abantu bagenda bishimye, bagaragara ko bishimye, ariko iherezo ni urupfu rw'iteka. Ariko inzira twe tugendamo ngo ni inzira ibabaje, ni inzira yo kwitwa ngo uri umusazi, ni inzira yo kwitwa ngo wabuze icyo ukora, ni inzira yo kwitwa ngo uri imburamumaro, bakwita ngo uri bajeyi. Ariko iherezo ni ubuzima bw'iteka. Hitamo uyu munsi, hitamo uyu munsi muvandimwe, hitamo uyu munsi muvandimwe, wabyanga wabikunda, iherezo riri hafi, iherezo riri hafi. Yesu avuga ngo ndaza vuba, ntange ibihembo bihwanye n'icyo wakoze. Hari ijambo muvandimwe nshaka kubasomera, ariko ndaza gusorezaho. Ni ijambo ariko mu gatabo k'umugenzi, ahari amagambo y'ibyumba bitandukanye umukristo yajyanywemo, ngo hari ahantu yageze abona bitangaje. Kasome ngo yongera gufata umukristo mu ntoke, amujyana mu yindi nzu irimo umuntu wabyukaga ku buriri kandi acyambara, yahindaga umushitsi agatendegurwa. Mukristo arabaza ati, ni iki gihindisha uyu muntu umushitsi? Umusobanuzi amutegeka kubwira mukristo impamvu zabyo. Uwo mugabo aramubwira ati, iri joro ryakeye narose ijuru rihindutse umukara cyane, kandi n'inkuba nyinshi zikubita, n'imirabyo irabya, ndatinya mpagarika umutima rwose. Ngo uyu mugabo yararose, ngo arota ijuru rihinduka riba umukara, ngo arota habaho imirabyo. Ngo umukristo aje kumureba, ngo abyutse avuye mu ndoto, ari guhinda iki? Guhinda umushitsi. Ndatinya mpagarika umutima rwose, nuko ndaramye mbona ibicu byiruka vuba cyane birusha uko bisanzwe, maze numva ijwi ry'impanda rirenga, mbona umuntu wicaye ku gicu, ingabo nyinshi zo mu ijuru zimugose, bose bari bambaye umuriro waka. Ijuru naryo ryaragurumanaga, numva ijwi rirenga riti, abapfuye nimuzuke muze mucirwe imanza. Uwo mwanya ibitare birameneka, ibituro birasama, abapfuye barimo bavamo, bamwe bishimiraga cyane, bishimaga cyane bararamye, abandi bashakaga kwitwikira imisozi ngo ibahishe. Maze mbona uwicaye ku gicu abumbuye igitabo, ahamagara abo mu isi bose ngo baze aho ari. Ngo ariko umuriro mwinshi uva kuri we wakaga imbere ye, ugashyira intera hagati ye n'abagiye gucirwa imanza, ntikwiriye gushyirwa hagati y'umucamanza n'abarizwe. Muvandimwe w'umugabo ngo yarose umunsi
w'amateka yarose umunsi w'imperuka, ngo arota Yesu agarutse, ngo abona Yesu yicaye ku bicu, ngo abona Yesu ngo abumbura igitabo, ngo aravuga ngo abapfuye nibazuwe ngo bacirwe iki? Bacirwe imanza. Ngo bamwe ngo barazukaga ngo bishimye, ngo bararanye bareba hejuru, bari cyampa ngo kabura umwe muri abo bantu, icyamwe kabura umwe muri abo bantu. Muvandimwe, ngo nuko uwo mugabo aravuga ngo kandi nshaka kwihisha. Ubwo yabonaga uwo mugabo ari kuvuga agusoma aya magambo, ngo ni Yesu ari kuvuga, ngo ubwo yasomaga amagambo, ngo abantu ubwo yasomaga amagambo ngo barazamuka bakamusanga mu kirere. Ngo nuko uwo mwanya benshi barazamurwa bajyanwa mu bicu, ngo ariko njyeweho nsigara hasi, ngo ariko njyeweho nsigara hasi, ngo kandi nshaka kwihisha sinabibasha, kuko uwicaye ku gicu yaho ngo akimpanze amaso. Kacira muvandimwe, ngo kuko uwicaye ku gicu yarampanze amaso, nibuka ibyaha byanjye, umutima wanjye undega urudaca, maze ndakanguka. Umugabo yarose indoto zibabaje. Ndakurahiye muvandimwe, nawe urose aya magambo, urose ibintu muvandimwe yarose, wabura amahoro. Yarose umunsi ukomeye, abona ibicu bivanwaho, ngo abona haje umugabo yicaye ku gicu, ngo abona abamarayika bamukikije, bamwe ni sine iteye ubwoba. Hagira ngo ni filime ariko muvandimwe bizaba. Ngo uwo mugabo wicaye ku gicu ari we Yesu Kristo, ngo akavuga izina rya buri muntu wese, ngo umuntu bavuga ngo yatagenda hehe mu bicu. Ngo ikibabaje ngo muvandimwe ngo yasigaye hasi. Birababaje muvandimwe kuba warumvise ijambo ry'Imana, kuba wiyita umukristo, kuba wiyita umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ariko kuri wa munsi ugasanga ubaye nk'uyu mugabo wasigaye hasi. Ngo yashatse uko yakwihisha, ngo ariko abura aho yihisha, nk'uko ijisho rya Yesu ryari rimuriho. Kandi ngo icya kabiri muvandimwe kibabaje, ngo ibyaha bye, ngo yibutse ibyaha bye, yibuka ibintu yakoze byose, bimushengura umutima. Ngo Kristo aramubaza ati, ngo ariko niki cyatumye ubitinya utyo? Uwo mugabo aramusubiza ati, ni uko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye, nanjye nkaba ntawiteguye. Ngo ni uko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye, ngo nanjye nkaba ntawiteguye. Ngo ariko icyarushije ibindi kuntera ubwoba ni uko abamarayika bateranirije hamwe bakansiga, kandi ni uko urwobo rw'igihenomu rwasamiye bugufi cyane bw'aho nari mpagaze, kandi nababazwaga n'ibyo umutima wanjye umpana, nkibwira yuko wa mucamanza ampanze amaso iteka andeba igitsure. Uyu mugabo akubere imburu, akubere ijambo ry'Imana rikuburira uyu munsi, akubere ikintu kigutera ubwoba, kuko uwo munsi nugera muvandimwe ukaba utari kuri iyo lisite, gihenomu niyo gutegereje, kuko ubuzima bwawe buzakubwira ngo Yesu ntacyo atakoze kugira ngo akubure. Uwo mugabo cyangwa umusobanuzi yabwiye umukristo ati, ibintu byose ubivanyemo iki? Aravuga ngo ibyo binteye ibyiringiro n'ubwoba. Reka aya magambo tuvuze agutere ibyiringiro n'ubwoba. Ubwoba yuko nutaba mu buzima bukwiriye umukristo, ngo ugendere muri Kristo, uvugire muri Kristo, ukore ibikwiriye, gihora muri gutegereje, bigutera ubwoba. Ikindi bigutera ibyiringiro yuko nk'uko abandi bavaga mu bitiro ngo bakishima, bakavuga ngo kaga twari dutegereje ukagira ute karaje. Reka nawe mvane mukomere mugakiza uyu munsi, ugire ibyiringiro yuko kubabara, intambara, indwara,
gupfusha byose bizagira iki? Iherezo. Reka dusenge. Mw'Imana yacu tugushimiye kubwira ijambo ryawe, tugushimiye yuko udukomeje. Mana, gendera uyu muvandimwe uri gucumbagira mu gakiza. Reka Mana mwuzuze imbaraga zawe. Reka Mana umuvane mu busambanyi. Reka Mana umuvane mu nzoga. Reka Mana umuvane mu gukiranirwa, umujyane mu gukiranuka. Mana, gendera uyu muntu watakaje ibyiringiro, kavuga ngo Yesu naragukoreye, nakoze ibyaha, sinizeye ko uzambabara. Reka Mana umugendere, umubwire ngo ndagukunda, umubwire ngo nifuza yuko ungarukira uyu munsi. Mana, gendera uwo muntu uyu munsi. Mana, nkweretse urubyiruko rw'iki gihe. Mana, nkweretse ababyeyi b'iki gihe. Mana, nkweretse abasaza, nkweretse abana. Reka haze impinduka ikomeye muri iki gihe, mwami w'abana. Mana, hindura amateka yacu. Reka dukomeze kugira kugira ngo Mana, ubwo tutazi umunsi, reka Mana dukomeze kugira ngo tube maso buri munsi. Dukomeze duhe umugisha, turinde, kandi Mana igikomeye kandi kirusa ibindi, reka Mana udufashe kugira ngo kuri wa munsi tuzabe kurya lisiti. Haba icyubahiro Mana ko uhambaye, haba icyubahiro yuko Mana uturinze, kandi icyubahiro Mana yuko udukomeje muri aka gakiza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, iri jambo tuganiyeho reka rigufashe, ariko ikindi muvandimwe, reka wegere abavandimwe bagufasha mu gukomera mu gakiza. Ngwino kuri groupe ya Bible study, ngwino dufatanye, dushigikirane, dukomeze mu gakiza, kugira ngo ubwo wa munsi wegereje, njyewe n'abavandimwe tuzasange twiteguye. Ngiyo QR code iri hano, ikwisikaninge. Ikindi muvandimwe, ndagusaba kugira ngo ibi bikorwa dukora, niba udashoboye kubizamo, ndagusaba kugira ngo ushakishe itorero, ushakishe ahantu wajya gusenga. Biragoye uko muvandimwe, ikintu Imana ifashe ucyumve, biragoye gukomera mu gakiza udafite abantu bagufashe. Wasoma Bibiliya, wasenga, ariko dukeneye n'abandi bantu badukomeza bakaduheza courage. Tukabona abandi bameze nkatwe, tukabona abandi nabo bakunda ijambo ry'Imana, tukabona abantu baganira ku ijambo ry'Imana nk'aho ari ikintu kiri fani, nk'ikintu cyiza cyagufasha. Ngwino muri Bible study, ariko niba udafite n'ubushobozi bwo kuza muri Bible study, bitewe n'uko udafite telefone par exemple, cyangwa bitewe n'uko udafite ubushobozi bwo kuza, bitewe n'igihe, waba muri Amerika, waba uri n'ahandi hatandukanye, mu Rwanda se, ariko ndagusaba muvane kugira ngo ushakishe urusengero, ushakishe abandi bameze nkawe, mukomeze mu gakiza. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde, kandi niba uje muri Bible study ubwo tuzabonana kuwa gatanu. Imana iguhe umugisha, ikurinde mu izina rya Yesu. Amen.